ngiye kubasuhuza rero uyu munsi hano muri Imenye Mubyeyi mukaba mugiye kugezwaho ikiganiro cyiza cyane kivuga uburyo ushobora kuba wahitamo igitsina ushaka kubyara, by'umwihariko mu gihe waba ushaka kubyara umuhungu cyangwa se ushaka kubyara umukobwa. Tukaba tugiye kukwereka uburyo wabigenza kugira ngo bibe byakunda. Nkaba ngira ngo rero mbasabe kugira ngo mbere yuko dukomeza ubanze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro tuzabagezaho ubutaha bitazabacika. Iki kiganiro mugiye gukurikirana mwagiteguriye kandi mugiye kukigezaho nanjye Munyanza Stefan. Nkaba mbasaba rero kugira ngo mugikurikirane mwitonze kuva ku ntangiriro yacyo kugeza ku musozo wacyo, kuko nibwo wamenya neza ibyo wakora kugira ngo ube wabyara igitsina wifuza. Nk'uko bisanzwe nababwiye ko ku mpera z'ikiganiro mbeka ibitabo twagiye dukoresha mu rwego rwo kugira ngo tubagezeho amakuru yuzuye atarimo amakosa. Rero twagiye dukoresha ibitabo bitandukanye, turaza kubibereka dusoje. Reka rero tudatinze twitangirire. Ndagira ngo mbabwire yuko mbere yuko ubyara habanza kubaho imibonano mpuzabitsina, bityo iyo mibonano mpuzabitsina rero ikaba iba hagati y'umugabo n'umugore, hanyuma hakaza kubaho uguhura kw'intangangabo ndetse n'intangangore. Muri izo ntangangabo ndetse n'intangangore ni ukuvuga ngo intangangabo cyangwa se intangangore ziba zifite amoko atandukanye cyane. Nko ku ruhande rw'umugabo usanga umugabo afite intanga z'amoko abiri, hariyo twita X ndetse n'iyo twita Y. Hanyuma umugore nawe akaba afite intanga z'amoko abiri, ubwoko bumwe bwa X gusa. Bityo rero mu gihe cy'imibonano ni ukuvuga ngo izi ntanga nizo zibasha kuba zatanga igitsina. Umugabo rero niwe utanga igitsina, niwe ubigiramo uruhare cyane, kuko iyo umugabo atanze nk'iyi ya Y, iki gihe umugore abyara umuhungu, ariko iyo umugabo aramutse atanze ino ya X, iki gihe umugore abyara umukobwa. Tuba tugiye kubibereka rero kuko akenshi amahirwe yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa aba ari 50/50, ngira ngo mukurikire kano gataburo kugira ngo mubisobanukirwe kurushaho. Ni ukuvuga ngo ahangaha reka dufate yuko uyu ari umugabo, hanyuma uyu ni umugore. Ni ukuvuga ngo iyi X n'iyi Y bivuze umugabo, hanyuma iyi X n'iyi X nabyo bivuze umugore. Bityo iyi X yo ku mugabo nihura n'iyo ku mudamu, iki gihe uzasama umukobwa. Hanyuma n'iyi niyongera igahura n'iyi nanone, iki gihe nabwo uzasama umukobwa. Tubone abakobwa babiri. Hanyuma iyi Y nihura n'iyi X, iki gihe uzasama umuhungu. Niyongera igahura n'iyi ngiyi nabwo usame umuhungu, ubone nanone abahungu babiri. Bityo iki gihe uzabona ko mu bana 4 uzaba ufite, iki gihe 2 bazaba ari abakobwa, hanyuma abandi 2 babe ari abahungu. Bityo rero biguhe amahirwe yuko 50/50 ushobora kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Hanyuma hari uburyo ushobora kuba wakoresha bukaba bwakongerera amahirwe yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa ku bushake bwawe. Nk'uko bisanzwe hariya twari tubiberetse mu buzima busanzwe, ariko noneho ndagira ngo mbereke uburyo bwizewe bw'uko wenda ushobora kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Ikintu cya mbere ugomba gukora, nk'uko ubushize twabagejejeho ikiganiro cyerekeranye n'uko wamenya igihe cy'uburumbuke cyawe, nicyo kintu cya mbere wakagombye kumenya kugira ngo ubashe kuzuza ibyifuzo byawe. Kugira ngo rero ubashe kumenya igihe cy'uburumbuke cyawe, ni uko ubanza ukabara amezi 6 yose, ugenda ureba igihe ubonera imihango ku itariki yabanjirije. Iyo ubonaho imihango akaba ariwo munsi wa nyuma usoza ukwezi kwa mbere, hanyuma ku itariki wabonyeho imihango igatangira ukundi kwezi. Bityo rero ubwo urabara, urumva urugero wabaze usanze ku munsi wa mbere
ukwezi kwa mbere ni iminsi 28, ukwa kabiri ni iminsi 29, ukwa gatatu ni iminsi 32, ukwa kane ni iminsi 27, ukwa gatanu ni iminsi 29, ndetse ukwa gatandatu nako usanze ari iminsi 30. Iki gihe rero ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye ubushize, wenda tubinyuramo twihuta, iki gihe uzafata ukwezi kunini, ubwo ni ukwagize iminsi 32, hanyuma ukuremo 11 ubone 21. Wongere ufate ukwezi kwagize iminsi mikeya, ni ukwagize iminsi 27, ukuremo 18 ubone 9. Bityo igihe cy'uburumbuke cyawe ni ukuva ku munsi wa 9 kugeza ku munsi wa 21. Hanyuma rero ahangaha kugira ngo ikintu ubusabwa, urumva ntabwo wakoresha nk'ibyo turi buze kwereka ku bagira ukwezi kudahindagurika, ahubwo wowe ikintu wirebera ni iki. Ikintu wirebera ni ukugira ngo umenye igihe igi ryasohokeye. Bityo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye igihe igi ryasohokeye, uzabibwirwa n'uko uzabona ururenda rusa nk'umweru w'igi rusohoka mu gitsina. Ibintu biruranga nuko ruba rworoshye kandi rurenduka. Iki gihe rero ushobora kuba wagikoresha kugira ngo ube wakora imibonano, bityo ube wabyara umwana w'umuhungu, kuko icyiza ni uko ukora imibonano kuri uyu munsi wabonyeho uru rurenda rusa nk'umweru w'igi rusohoka mu gitsina. Iki gihe nibwo wakora imibonano, bityo ukaba wabyara umuhungu, kubifuza kubyara umuhungu. Abangaba rero ni kuri babandi bagifite ukwezi kugenda guhindagurika. Hanyuma ku bafite ukwezi kudahindagurika, we ni ukuvuga ngo nawe ntago wahise umenya yuko ufite ukwezi guhindagurika cyangwa se kudahindagurika, ahubwo nawe urabanza ukabara amezi 6. Ukwezi kwa mbere urabaze ubonye iminsi 28, kwa kabiri ubonye iminsi 28, kwa gatatu ubonye iminsi 28, kwa kane ubonye nako iminsi 28, kwa gatanu nako bigenze gutyo, kwa gatandatu nako bigenze gutyo. Ubwo rero iki gihe uzaba ufite ukwezi kudahindagurika. So kugira ngo rero umenye igihe cyawe cy'uburumbuke, hari uburyo bubiri ushobora kuba wakoresha. Uburyo bwa mbere, ariko by'umwihariko turagira ngo tubereke uko wamenya igihe igi ryasohokeye mu buryo bukoroheye. Ariko uburyo bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo umenye igihe cy'uburumbuke ni ugufata ya minsi 28 ugakuramo 11, hanyuma ukabona 17, ukongera ugafata ya minsi 28 ugakuramo 18, hanyuma ukabona 10. Bityo ukabona ko igihe cyawe cy'uburumbuke ari ukuva ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 17. Si ibyo gusa, hari indi formule ushobora kuba wakoresha, aho ufata 28 ugakuramo 14, bityo ukabona 14. Hanyuma wamara kubona 14, iki gihe ni umunsi intangangore izasohokera. Uyu munsi wa 14 nibwo intangangore iba yasohotse. Kuri buno rero ufite ukwezi kudahindagurika ntabwo bigenda biyoberana cyane. Kugira ngo umenye rero igihe cyawe cy'uburumbuke, nuko intangangore nk'uko twabibonye ishobora kuba yamara amasaha 28, ariko ni ukuvuga ngo kuri wa munsi wa 14 ishobora kuba yategereza iminsi 2 kugera kuri 3. Niyo mpamvu wongeraho 3 ukabona 17. Hanyuma intangangabo nazo zishobora kuba zategereza intangangore iminsi igera kuri 5, bityo uzafata 14 ukuremo 4 ubone 10. Ibi ngibi rero bikaba bivuze ko kuva ku munsi wa 10 kugera ku munsi wa 17 ari igihe cyawe cy'uburumbuke nk'uko twabibonye haruguru. Urabona ko rwose bihura nta kibazo. Ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika, iyi formule nayo mwayikoresha mutiriwe mujya muri iriya mibare myinshi cyane, kuko cyane ko ari n'ingenzi kwita ibereka umunsi intangangore izasohokera. Reka tudatinze rero tubasobanuriye noneho uko mwabigenza kugira ngo mubyare umuhungu, haba bariya bafite ukwezi guhindagurika ndetse n'aba bafite ukwezi kudahindagurika. N'ubundi nta mpinduka zihari kugira ngo ube wabyara umuhungu, usibye ko nko ku mukobwa bishobora kuba byahinduka ku bafite ukwezi guhindagurika, ariko ku bafite ukwezi kudahindagurika tugiye kubereka uburyo wabyara umukobwa ndetse n'uburyo wabyara umuhungu. So reka dukoreshe rero iki gishushanyo. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye kuri babandi bafite ukwezi kw'iminsi 28, twabonye ko ukuramo 14, ukabona ko intangangore izasohoka ku munsi wa 14. Ubwo ni ukuvuga ngo ku munsi wa 28, ku munsi wa mbere wawe uboneyeho imihango, urabona umunsi wa 14 uri hano.
hanyuma rero numara kubona ko igi rizasohoka kuri uyu munsi wa 14 cyangwa se intangangore, nk'uko twari twabibasobanuriye mbere, twababwiye yuko intangangabo akenshi iba igizwe n'amoko abiri y'intanga. Hari intanga ya X, iyi ntanga ni intanga y'umugabo itanga umukobwa, hakaba n'intanga ya Y, intanga y'umugabo itanga umuhungu. Ibi rero bikaba biduha ko umugore we agira X. Ibi bivuga ko umugore ntago ari we utanga igitsina, ahubwo igitsina gitangwa n'umugabo, kuko umugabo agira ya X ndetse n'iyi Y, kandi iyi X n'iyi Y nizo zitanga igitsina. Bityo rero kugira ngo ube wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa, ni uko izi ntanga z'umugabo X na Y ziza zikaba zahura n'imwe muri izi y'umugore X. Ni ukuvuga ngo imwe muri iyi umugabo yatanze niyo izatanga igitsina. Natanga X iki gihe uzabyara umukobwa, natanga Y iki gihe uzabyara umuhungu. Rero tugarutse gatoya ku biranga izi ntanga z'umugabo, ni uko iyi Y irihuta cyane ariko igapfa vuba, hanyuma iriya X yo igenda gake ariko igatinda gupfa. Ibi akaba ari nabyo bigira uruhare cyane mu kuba ushobora kuba wanabyara umuhungu, kuko nk'iyi Y itanga umuhungu kuba yihuta biyifasha kuba ishobora kuba yagera ku igi mu gihe ryamaze gusohoka mbere y'uko iriya X iyigeraho. Nuramuka rero ukoze imibonano igi ryamaze gusohoka, kigenda uko ngo iyi Y izihuta cyane ihite igenda, bityo uhite ubyara umuhungu. Ikindi ngira ngo wenda turebeho ni uko tugarutse kuri ya mbonerahamwe yacu, nk'uko twabibonye, twabonye ko igihe cy'uburumbuke ari umunsi wa 10, kuva ku munsi wa 10 kugera ku munsi wa 17. Ubwo bivuze ngo 10, 11, 12, 13, 14. Ahangaha rwose nk'uko twabibonye ufite amahirwe 50/50 yo kuba wabyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Hanyuma hariya hirya mu kindi gice ho ushobora kuba wabyara umuhungu. Gusa hari ahantu ku munsi wa 15, 16 kigenda ushobora kuba wabyara umuhungu, ariko iyo bigeze ku hagati y'umunsi wa 16 n'umunsi wa 17, iki gihe intangangore akenshi ikunda kuba yapfuye. Akaba ariyo mpamvu yego ibaye itarapfa kuko ishobora gutegereza iminsi 2 kugera kuri 3, ariko akenshi mu masaha 24 bamaze kwiciraho. Bityo icyaba cyiza rero ni uko wakora imibonano muri iyi minsi 2, ubwo no iminsi 3, umunsi wa 14, 15 ndetse na 16, kuko akenshi uramutse utegereje kugera ku munsi wa 17 ushobora gusanga intangangore yapfuye. Kugira ngo rero ubyare umuhungu ni hariya ushobora kuba wabikora. Hari ahandi rero ushobora kuba wakora kugira ngo ube wabyara umukobwa. Kuba ushaka kubyara umukobwa, ni ukuvuga ngo tuvuge niba ugize imibonano ku munsi wa 10, nugira imibonano ku munsi wa 10, ni ukuvuga ngo iki gihe X na Y zose zizagenda zihagereho zitegerereza ya ntangangore, kuko izaza ku munsi wa 14. Hanyuma iyi Y cyangwa se yindi itanga umuhungu izajya kugeza ku munsi wa 12 ihite yipfira. Ku munsi wa 12 izahita ipfa. Hanyuma niba yapfuye, ikizajya gisigaye nuko hazasigara zino X. Ubwo bivuze ngo ku muntu wifuza kubyara umukobwa kuri uyu munsi wa 10, umunsi wa 10 ni umunsi mwiza, kuko iki gihe n'umunsi wa 11 nabyo birashoboka kuba wabyara umukobwa. Hanyuma iyi minsi yindi isigaye kuva ku munsi wa 12 ndetse na 13, iki gihe muba mufite amahirwe 50/50 yo kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Mu gusoza ndagira ngo mbanze mbibutse kugira ngo mukore subscribe, kugira ngo ibiganiro tubategurira mujye mubasha gukomeza kubikurikirana. Mu gusoza rero, ubu buryo bushobora gukunda
cyangwa se kugenda neza ku kigero cya 75% bitewe n'uko hari nk'imiryango imwe mushobora kugerageza ko mwakoresha buno buryo, ariko bitewe n'uko wenda nk'umugabo ashobora kuba avuka mu miryango ibyara abahungu gusa, ugasanga rwose umukobwa wifuje ntabwo umubonye, cyangwa se umugabo akaba avuka mu miryango ibyara abakobwa gusa, bityo bikaba byatuma igitsina wifuje kubyara utakibona. Bityo akaba ariyo mpamvu tuvuga ko ubu buryo bukunda ku kigero cya 75%, kugira ngo murumva ko rwose uramutse ubikoze neza ushobora kuba wabona umwana wawe w'umuhungu, ariko bijyanye no kuba wariye neza, ubayeho neza, wifashe neza rwose, kugira ngo intungamubiri zose zikenewe n'umubiri haba ku mugabo ndetse n'umugore, imyanya ndangagitsina cyangwa se imyanya y'imyororokere ibashe gukora neza. Icya kabiri wenda ngira ngo nacyo tugarukeho, nuko kugira ngo ubyare umuhungu icyiza rwose nagarukaho nuko wakora imibonano ari uko wamaze kubona ururenda rusa n'umweru w'igi, rukaba runyerera kandi rurenduka. Iki gihe nubona ibimenyetso by'uru rurenda, iki gihe nibwo wakora imibonano rwose ukamenya neza yuko wabyaye umwana w'umuhungu. Ikindi ngira ngo mvuge soza nuko nko ku bantu bagira ukwezi guhindagurika, bishobora kubagora cyane kuba bamenya igihe bashobora kubyara umukobwa, ariko kugira ngo umenye igihe babyara umuhungu nabo ni ukubona urwo rurenda nk'uko twabivuze, akaba ari nacyo gihe cyiza rwose cyiza cyo kuba wabyaramo umuhungu. Impamvu ni uko muri ya minsi ya mbere y'umunsi wa 14, igihe intanga zose X na Y zose ziba zitegereje igi, ubwo imwe ibashije kubona ubushobozi niyo ibasha kwinjira igi, akaba ariyo mpamvu mugira amahirwe 50/50 yo kubyara igitsina mwifuza. Nshoje rero mbashimira ubwitonzi mwagize mu gukurikirana iki kiganiro, kugira ngo mbanze mbibutse yuko tugomba gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego, mukurikiza amabwiriza yose yatanzwe na Minisitiri y'Ubuzima, harimo kwambara neza agapfukamunwa, harimo guhana intera, ndetse harimo gukaraba intoki mu gihe icyo ari cyo cyose rwose winjiye ahantu habugenewe, cyangwa se uvuye ahantu hamwe ujya ahandi, gukaraba intoki neza ukoresheje umuti wica mikorobe, cyangwa se ugakoresha amazi meza ndetse n'isabune. Murakoze cyane rero, dore ibitabo bimwe twagiye dukoresha ku bashaka kuba basoma ibintu byinshi kuruta ibyo twababwiye ko twababwiye muri makeya. Hanyuma mbibutsa kugira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tuzabagezaho ubutaha bitazabacika. Bakunda cyane hano muri Imenye Mubyeyi. Uyu munsi mukaba mwari kumwe nanjye Munyanziza Stéphane.